Haleluya. Haleluya. Nanone haleluya. Banyagatenga haleluya. Amen. Imana ishimwe. Dushimiye Imana iduhaye uyu mugoroba. Dushimiye Imana idukinguriye amarembo kugira ngo twinjire mu bikari byayo dushima. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Hanyuma ndagira ngo abaririmbyi bake baze bamfashe turirimbe indirimbo ya 70 mu ndirimbo z'agakiza. Tuyiririmbe mbone gukomeza. Indirimbo ya 70 mu ndirimbo z'agakiza. Abantu bumva bayizi bigire hino baze bamfashe, abandi namwe turaba dufatanya kuyiririmba twaba twicaye cyangwa duhagurutse, ariko turirimbane indirimbo ivuga ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Haleluya. Haleluya. Numva nshaka ko duhanurira ubuzima bwacu. Ushyiremo izina ryawe uvuge ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Numva nshaka kwiririmba uyumva neza. Ntago ndimo kubumva. Haleluya. Ndumva nshaka kubumva. Haleluya. Ndashaka duhaguruke turirimbane iyi ndirimbo, ubwire umutima wawe, ubwire ngo ureke gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Imana mwamenyanye, korari Gofero yaririmbye iravuga ngo ntabwo dufite ubwoba bw'ibihe kuko nyiri ibihe turaziranye. Rero natwe tugiye guhanurira ubuzima bwacu, tuvuge ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Karibu baririmbyi mudufashe. Reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Ubushake bw'Imana gusa, Imana izakurinda. Imana izakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amara. Imana izakurinda. Imana izakurinda.
haleluya. Imana irakurinda kandi Imana iraguhaza amahoro. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi, Zaburi y'118. Dusome umurongo wa mbere. Zaburi 118 umurongo wa mbere niyo ntego turi bugendereho muri iki gitaramo cy'uyu mugoroba. Turimo gusoza umwaka, hanyuma reka dusome umurongo wa mbere wa Zaburi 118. Uravuze ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Amen. Ndumva nshaka kongeraho undi murongo umwe uri mu rwandiko rwanditswe na Petero. Rwandiko rwa mbere rwa Petero, igice ni icya 2, turasoma n'umurongo w'9. Nimushime Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Rwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 2, umurongo w'9. Haravuze ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Amen, amen. Reka mvuge ngo nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mbega murumva mwishimye? Ko mbona mwandakariye uyu munsi twapfuye iki? Nuko ntabibwiye. Nitwa Umutangana Claudine, niyo mazina yanjye. Bampamagara Today. Today ryavuye mu ijambo nabwirije rivuga ngo uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Hanyuma rero uyu munsi Today biravuga uyu munsi. Twabishyize mu Cyongereza rero sinzi ukuntu babinyise, birangira banyise Today. Simubimenyera? Amen. Ndi umukristo mu itorero rya Remera, paruwasi ya Remera. Hanyuma ndi umudamu, ndubatse, dutuye mu Gatsata. Ibindi Imana iduhana umugisha. Nshimiye Imana rero kuko Imana inyemereye nkaba umwe mu basoreza umwaka mu Gatenga. Mu Gatenga ndabakunda kandi mfite impamvu nyinshi zo kubakunda, ariko impamvu ikomeye ni urukundo mbakunda. Amen. Hanyuma nanjye ndashimira Imana cyane muri iki gitaramo turimo dusozamo umwaka ku itariki ya 30. Harabura umunsi umwe ngo umwaka urangire. Ese mwebwe murabyumva gute? Murumva bimeze bite? Haleluya. Haguye imvura nyinshi, umenya ariyo mpamvu abantu bakonje, ariko ubundi twakabaye turimo dusimbuka tugera kuri prof. Abantu bumva basoje umwaka bishimye tuvuge ngo amen. Cyane haleluya. Bibiliya iravuze ngo nidushime Uwiteka yuko ari mwiza. Niyo ntego y'ikino giterane. Ndashimira Imana rero yampaye umwanya hano mu Gatenga. Ndashimira abayobozi b'itorero rya Gatenga. Nanone kandi ndashimira korali ukuboko kw'iburyo yabigizemo uruhare kugira ngo uyu munsi mbe ndi hano. Imana ishimwe. Mfite amashimwe menshi nanjye iby'Imana yankoreye muri uyu mwaka. Ni byinshi, ni byinshi, ni byinshi. Harimo ibizwi n'abantu, harimo n'ibitazwi n'abantu. Rero ibitazwi n'abantu nibyo byinshi cyane kurusha ibyo abandi bantu bazi. Muri uyu mwaka nibwo Imana yanyubakiye urugo mu kwezi kwa 6 ku itariki ya 18. Imana yarakoze kunyubakira urugo kubera ko yankuyeho isoni. Haleluya. Haleluya. Imana yarakoze n'ukuri. Yarakoze pe. Yarabibonye ko bikwiriye. Hari igihe kimwe Gatenga dufitanye amateka.
kandi wenda bamwe barayazi abandi ntibayazi, ariko Gatenga dufitanye amateka akomeye. Korali Gofero muri aho murabizi ko turi inshuti, yego? Imana ibahe umugisha, mwarakoze kuntahira ubukwe, ababonetse bakabutaha bahagarariye abandi, kandi n'abanyagatenga mwarakoze kuntahira ubukwe. Hari igihe kimwe inkuru yamamaye i Muhanga iravuga ngo narishingiye. Abanyagatenga bamwe barabimenya kubera ko bari abanyagatenga ni inshuti zanjye, barabahamagara barababwira bati wa mukobwa witwa Today yarishingiye. Muri icyo gihe rero bavuze ngo narishingiye, ahari wenda mushobora kumva ko ari ibintu byoroheje, ariko Imana yankuyeho isoni. Muri icyo gihe rero bavugaga ngo narishingiye, nibwo abanyagatenga baje i Gahogo bagaragiwe n'umushumba Rujurama, baza baje gushima Imana. Ntago nibuvuga ukuntu byagenze, ariko nateranya amateraniro 3, kuko uwo munsi ni njyewe wari utahiwe kugira ngo icyo gitutsi kimveho. Nari maze iminsi mu bitaro i Huye, abantu rero batangira kuvuga ko nagiye gukuramo inda. Nari naragiye gukuramo inda, ariko uwo munsi bamushumba baje, Imana ibahe umugisha mushumba, Imana ibahe umugisha Joseline, Imana ibahe umugisha Diakoni. Ni ibintu Imana yikoreye kugira ngo munkureho isoni, kuko naratambukaga, nigeze gusohoka mu iteraniro hari muri Covid, umusazi avugira hejuru y'umukingo uri Gahogo aravuga ngo mbese Today ngo ntibari baravugaze ngo warishingiye ngo aka kanya urugo rurakunaniye mu bantu benshi. Ariko uwo munsi babonye ko Imana, uwo munsi mwaje baravuze bati burya barabeshyaga, Today ntabwo yishingiye, aracyari umurokore. Kuko bari bamaze kuntangira ubuhamya bw'ukuntu twabanye muri Nibature, nkababwiriza. Icyo gihe nari narababwirije ku ijambo ryitwa guhunika. Viateur Tufray namubonye, ibyo byigisho arabifite niba kibibitse. Hanyuma rero umushumba arabivuga kuva mu materaniro ya mbere, aya kabiri n'aya gatatu, inkuru irangirira ivuga ko Today yishingiye. Ntibongera kuvuga ngo Today yarishingiye, ahubwo baravuga ngo Today aracyari umurokore. Haleluya! Rero abantu bari bategereje ko nishingira bari bahari, kuko abahimbye iyo nkuru bakanayamamaza ni abantu bashakaga Kongo. Ntimubyumvara? Ariko Imana ibona ko nkwiriye kugira umugisha wo kubaka urugo, inyubakira urugo. Ndayishimiye, ndi hano mu Gatenga, ndayishimiye. Kandi banyagatenga mwarakoze kubyumva mukanshyigikira. Imana ibahe umugisha. Gift yanyu ndayifite, ibihamya byanyu ndabifite. Imana ibahe umugisha. Rero turi mu gitaramo cyo gushima Imana, siko bimeze? Siko bimeze? Haleluya! Hanyuma rero ijambo riravuze ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza. Cyo ni ikintu kimwe gikwiriye gutuma dushima Uwiteka. Icya kabiri kiravuze ngo kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ni ijambo rigufiya ariko kandi riremereye ndetse cyane. Umuntu wese yakwibaza ngo mbese umuntu wavuze iyi zaburi kuki yashyizemo ngo imbabazi ze zihoraho iteka ryose? Kubera iki yavuze ngo Uwiteka ni mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose? Umuntu wese arebye kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere akageza kuri ya 30 z'ukwezi kwa 12, agendana n'Imana, arimo kurya bikemera, yambara bikamukwira, abasha kwicara mu nzu y'Imana, ntabwo yabona byaravuye ku mirimo yo gukiranuka yakoze, ahubwo yahita avuga ko ari ukubera imbabazi z'Imana. Haleluya! Ari ukubera imbabazi z'Imana. Zakariya
ubwo marayika yamubwiraga ko azabyara Yohana, yaravuze ati winshuka. Ntabwo mbizi niba ariko yavuze, ariko ntekereza ko yabihakanye mu mutima, kuko yumvaga ibyo bintu bidashoboka. Yabonaga igihe cyo kubyara cyararenze. Ariko marayika aramubwira ngo uragobwa ururimi kugeza igihe ibyo bizasohorera. Ariko bimaze gusohora, Zakariya aririmba indirimbo. Muzabisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 2. Hari ahantu rero yashizemo ku murongo, ndumva ari igice cya 1 umurongo wa 76, aravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi Imana ifite. Ntabwo munyumvise? Nyota ya rufajiri muri aho? Haleluya! Kubw'umutima w'imbabazi Imana ifite, niwo watumye umuseke ubatambikira. Kubw'umutima w'imbabazi Imana ifite, niyo mpamvu turangije uyu mwaka. Impanuka zirakorwa buri kanya. Reka ndebe umuntu utarateze moto muri uyu mwaka, kuva ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 1 kugeza kuri ya 30. Umuntu utarateze moto nazamura ikiganza turebe. Ndamubuza, mbuze n'umwe. Urebye neza wabona amaboko yawe ariyo yagukijije impanuka ziri mu muhanda. Mbese ni imirimo yo gukiranuka. Nuko muzi kuririmba neza, nuko mwarepese neza, nuko mwasenze amasengesho menshi. Uyu mwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza. Ibyo byonyine bitume mushima Uwiteka. Ukuboko kw'iburyo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza kandi imbabazi ze zihoraho iteka. Ntabwo zirangiranye n'uyu mwaka, ntabwo zirangiranye na 2022. Oya, imbabazi z'Uwiteka zatumye mutava muri korari muri 2020. Covid imeze nabi, abantu bacyura inzoga mu rugo. Bavuga ko muri Covid aribwo Burarirwa yinjije cyane. Ariko Imana ishimwe kuko imbabazi zayo zagumanye natwe. Haleluya! Cyane haleluya! Imbabazi z'Imana nizo zagumanye natwe. Imbabazi z'Imana nizo zabanye n'abana ku mashuri. Ntabwo ari uko bakora ibitunganye, rimwe na rimwe bajya no mu kigare. Ariko imbabazi z'Imana, imbabazi nizo zatumye bagenda bakagaruka amahoro. Nimushime Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Yeremiya yandika igitabo cy'amaganya. Yandika mu gice cya 3 cy'amaganya ya Yeremiya. Yabonaga Abisirayeli barakosheje, Abayuda bari barajyanyweho iminyago, bajya i Babuloni, bajya gukoreshwa gahato. Ndetse harimo umuhanuzi umwe we washinze urubanza imbere y'Imana. Uyu muhanuzi yitwa Habakuki. Igihe Nebukadinezari yanyagaga Abayuda bakuye i Yerusalemu, n'ibintu byaho amaze kubise, n'urusengero amaze kubirusenya, ibintu byaho amaze kubinyaga, Habakuki ajya imbere y'Imana arayibwira ngo Mana, ni ikihe kintu gitumye uduhana mu maboko y'abanyamahanga, abantu twebwe turusha gukiranuka? Sinzi niba ako kantu kumvikanye. Hari igihe kigera ukabaho nabi, cyangwa se Imana ikakujyana mu banyamahanga bakakugira ibyo bashaka, bakagufataho ijambo. Niko byagenze ku Bayuda. Abayuda bajyanwe i Babuloni,
Habakuki asigarana urubanza. Mu gitabo cya Habakuki uzumva ikiganiro yagiranye n'Imana. Ntabwo we yigeze avuga ngo nimwumve uko Uwiteka avuga, oya, ahubwo yaganiraga n'Imana. Mu gice cya mbere arayibaza ngo ni ikihe kintu gitumye udutanga mu maboko y'abantu turusha gukiranuka, bakaduseka, bakatugiraho ijambo, bakatuvugaho ibintu bimeze gutya na gutya, bakatunyaga ibihe byacu, ibihe by'amateraniro bakabitunyaga, ntitwongere gusubira mu nzu yawe. Kubera iki ubyemeye? Ni iyihe mpamvu ubyemeye? Ariko Imana mu gusubiza Habakuki, kuko imbabazi za, haleluya, kuko imbabazi za zihora witeka. Imana igiye gusubiza Habakuki iramubwira ngo ibyo nkora ndabizi, ndashaka ko Babuloni ubwibone bwawo umunsi umwe nzabubamenyesha, nkongera nkabakubita hasi, nkamenyekanisha izina ryanjye mu banyamahanga. Mfite ikibazo cy'uko mutarimo kunyumva, ndi gufashwa njyenyine. Aravuga ngo Uwiteka aramubwira ngo Babuloni agasuzuguro kayo kamaze kungera ahantu, nintabajyanayo ntabwo bazamenya ko ndi Uwiteka. Reka mbajyaneyo, reka mbajyaneyo, bagire ngo barabigaruriye. Ni nabwo Imana yabwiraga Yeremiya ngo babwire ngo babyare bororoke bahinge beze batazatuba, imyaka 70 nishira nzabagarura. Ariko Habakuki we ntiyabyumvaga. Imana iramubwira ngo tuza, ndashaka kwihimura kuri Babuloni. Habakuki akimara kumva ayo makuru mu gice cya 2 uzabibona neza, yahise avuga ngo ubwo bimeze gutyo nzahagarara ku munara aho ndindira, ntabwo nzava ku munara. Ako haleluya, haleluya, nzahagarara hehe? Ku munara. Niba nsuzugura nzaba mpagaze hehe? Igihe nzaba barimo kuntuka nanjye nzaguma hehe? Igihe nzaba nsuzugurwa nzaguma ku munara, nzaguma ku munara ndindire numva icyo umbwira. Imana ihita imubwira ngo icyo gihe ubwo bizaba bimeze gutyo, munkurikire mu nyumve, tugiye kwinjira muri 2023. 2023 ntabwo tuzi ibyizanye, ntabwo tuzi ibyihetse, icyo tuzi ni ukwije. Ifite ukwezi kwa mbere, ifite ukwezi kwa kabiri, ifite ukwa gatatu baririmbyi, ifite ukwa kane bakristo, ifite ukwezi kwa gatanu, ukwa gatandatu, ukwa karindwi, ukwa munani, ukwa cyenda, ukwa cumi, n'ukwa 11, n'ukwa 12. 2023 iraje, ntabwo tuzi ibyizanye. Ninde wari uzi ko 2020 ijetse covid? Ninde wari ubizi? Ninde watubwira amakuru yo muri 2023? Ninde wayatubwira? Ninde watubwira umubare w'abantu bazakizwa muri uyu mwaka ugiye kuza? Ninde watubwira umubare w'abaririmbyi bazabivamo? Ninde watubwira umubare w'abaririmbyi bazabikomeza? Ninde watubwira umubare w'abakristo bazabigumamo? Ninde watubwira umubare w'abantu bazanywa inzoga n'abazazireka? Nawe niyo mpamvu Imana yabwiye Habakuki, iramubwira ngo icyo gihe ubwo bazaba batukwa, ubwo bazaba bageragezwa, umukiranutsi wanjye, umukiranutsi wanjye, umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera kwe.
Habakuki akibyumva ahiga umuhigo mu mutima. Mu isengesho yasenze mu gice cya 3 ku murongo wa 17 yaravuze ngo naho imitini itataha. Haleluya! Naho imitini muri 2020 na kangahe na 3, naho imitini inzabibu bagahingira ubusa, nakabuza ko nishima n'Uwiteka nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye, nakabuza. Habakuki yaramaze kurisenga, umenya yarasoje amasengesho araryama araruhuka. Yahise avuga ngo amen, arekera aho ngaho. Tako this time glory. Haleluya! Yeremiya ari mu maganya, abona i Yerusalemu harabaye amatongo, yarahasuye arababara cyane, aravuga ngo Yerusalemu nzira zaho ntizikigendwa, abari baho bafite ishavu, ngo naho ubwaho hafite ishavu. Yerusalemu naho ubwaho hafite ishavu. Ariko ageze mu gice cya 3 aravuga ngo hari ikintu kimwe nibuka. Umva ikintu yazirikanye, cyama mukazirikana iki kintu ku buzima bwanyu. Yarazirikanye aravuga ngo hari ikintu kimwe nibuka, nuko imbabazi z'Uwiteka ntabwo zijya zishira. Nebukadinezari ntiyazimara, Abamori ntibazimara, ab'i Babuloni ntibazimara. Aravuga ngo imbabazi z'Uwiteka ntabwo zishira, ntabwo zimarwa n'ibihe, ntabwo zimarwa n'ubukode, ntabwo zimarwa n'ubukene, ntabwo zimarwa n'ubushomeri, ntabwo zimarwa n'amadeni, ntabwo zimarwa n'inzara, ntabwo zimarwa n'ibitutsi, ntabwo zimarwa n'uburozi. Nimushime Uwiteka kuko imbabazi ze. Haleluya! Nanone haleluya, haleluya cyane, haleluya. Nimushime Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Hari igihe umuntu ashobora kugira ngo zirangiranye n'ukwezi kwa 12, ariko ntabwo ariko bimeze, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo imbabazi z'Uwiteka zirakomeje. Hahirwa abantu biringira imbabazi z'Imana, hahirwa abantu bazagendera mu mbabazi z'Imana, hahirwa abantu baziyambaza Uwiteka. Imana ishimwe, narimvuze ngo Imana ishimwe. Hahirwa abantu baziringira imbabazi z'Uwiteka. Yeremiya yaraziringiye, aravuga ngo kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, cyangwa ngo amubabaze iteka, ngo nubwo yamubabaza ngo hari igihe kizagera ngo akamugirira ibambe, ngo nk'uko imbabazi zayo zingana. Barokore, hari igihe Imana yakubabaza ariko hirya ifite imbabazi. Bakristo, hari igihe abantu bakubabaza, hindukirira Imana ifite imbabazi. Hari igihe iminsi izakubabaza ariko Imana ifite imbabazi. Sibyo rata mama? Imana ifite imbabazi. Hari igihe uzatinda gutabarwa, hari igihe uzatinda gusubizwa, ariko nuhindukirira Imana uzasenga iri sengesho rivuga ngo mu mbabazi zawe nahabonera ubuzima, mu mbabazi zawe nahabonera icyerekezo, mu mbabazi zawe harimo ibyo kurya, harimo ibyo kwambara, mu mbabazi zawe harimo urubyaro, mu mbabazi zawe harimo urushako, mu mbabazi zawe hari
harimo amazu, harimo akazi, harimo mu mbabazi z'Imana harimo byose. Nimushime Uwiteka, nimushime Uwiteka kuko ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nta muntu wagutuka wagukuraho imbabazi, nta muvumo wakuvuma wagukuraho imbabazi z'Imana. Hagarara mu mbabazi, guma mu mbabazi, gendera mu mbabazi, uryame mu mbabazi. Izi mbabazi zizagukura hasi, izi mbabazi zizakuzamura, izi mbabazi zizaguha ijambo, izi mbabazi zizakugira utagombaga kuba we. Imbabazi z'Imana. Petero yarabivuze. Petero niwongeye gusoreza tugasenga Imana. Petero yaravuze ngo ariko mwebweho. Haleluya. Yo, haleluya, haleluya. Ndashaka gusoza munyikirize. Haleluya, haleluya, cyane haleluya, cyane haleluya, cyane haleluya. Hari impamvu Imana yazanye iri jambo uyu mugoroba mu Gatenga. Banza wowe isobanukirwe uwo uriwe. Petero umva ukuntu yabivuze. Yaravuze ngo ariko mwebweho muri ubwoko kandi bwatoranijwe, bugatoranywa mu bundi bwoko. Halakudestayabo. Haleluya. Takestai eminevo. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami. Abatambyi bahe bo muri butike, bakwa Mutangana mu isoko, ba mu isoko rya Nyarugenge. Abatambyi bahehe mama, abatambyi b'ubwami. Cyama amajwi yose yakurwanyije muri uyu mwaka akarangirana n'iyi tariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2022. Kajya babwira ngo njyewe ndi ubwoko bwatoranijwe, ndi umutambyi w'ubwami, ukagenda ubyiyumvamo. Haleluya. Ishyanga ryera umuntu Imana yaronse, noneho ikindi ikankura mu mwijima, ikangeza mu mucyo wayo w'itangaza. Haleluya. Hari umuntu umwe wigeze gushaka kuturoga. Twari turi mu ivugabutumwa, hanyuma nari ndi kumwe n'umukobwa witwa Beatrice. Twari ahantu hamwe muri iki gihugu, nari ngiye kuvuga agace ubwo mise nkihorera. Twari tuhamaze ibyumweru 2. Umukobwa turi kumwe arambwira ati nyamara narose inzozi, ikintu cyiza cy'Imana igira imbabazi. Siko mutabyumva? Hari igihe umuntu ashaka kukubwira ngo va ku biryo, va ku butumwa. Hari igihe iminsi kubwira ngo byo byose bireke. Hanyuma uwo mubyeyi yashatse kundoga. Umukobwa arambwira ati narose ntaha njyenyine kandi nagiye ndimo kurira. Ndamubwira nti dusubire mu masengesho tubaze ahantu nari nagiye. Turasenga, dusenze, harongera arota napfuye. Harose napfuye ngo abona bangaburiye ibiryo. Icyo gihe nakundaga amateke, ariko ubu ngubu byarangiranye n'icyo gihe. Hanyuma rero arambwira ati nabonye baguhera mu mateke. Ndamubwira nti dusubire gusenga. Dusubiye gusenga, iryo joro nanjye ndabyirotera. Ndota inzozi 2 inshuro 2 mu ijoro rimwe. Ndota inzozi 2 mu ijoro rimwe.
bwa mbere ndota ndi bwo gukubura, wa mubyeyi akafata imyanda akayisubiza aho nayikuye, uwo watureraga. Muri kubyumva? Iyi nkuru irabishe? Yihorere? Nibabwire? Hanyuma rero mbona asubije imyanda aho nayikuye, nkakomeza nkakubura, abonye bimunaniye kumagarika, afata ibibuye akajya atsindagira mu mufuka w'ikote nari nambaye ngo ntongera gukubura. Hanyuma rero ndakanguka mbibwira Beatrice, ndamubwira nti nanjye ndose gutya. Ati nyamara dusenge, atariko muri iyi minsi dusigaje ntituzagira urugo rw'umurokore dukandagiramo. Ati kuko ntabwo ari hano ntago baturoga. Kumbi hariho. Hanyuma igihe kimwe nanone turongera turiryamira tumaze gusenga, ndongera ndarota mbona yanzaniye amateke ayakuye mu gikoni. Mbere yo kuyanzanira afata igicupa cya kindi kibamo imiti kwa muganga cy'umweru, murakizi? Mbona nyanyagijeho ibintu hejuru, arangije anzanira amateke mu nzozi, igikombe gisubiza mu cyumba ku kaguru k'igitanda, inzozi nyine mba ndarose. Hanyuma maze kurota ndongera nkangura Beatrice, nyamara rero ntidusenge, hano harimo amateke, n'amateke ari muri uru rugo. Ati woya wavangiwe, ntuvangirwe, uyu ni umubyeyi araturera ibiki n'ibiki. Namubwira nti ntacyo, ariko mu gitondo tujye gusenga, twirukana abarozi. Turasenga, tugenda ku musozi, tuvuza induru ngo mana abarozi batwiciye inaha, twavuye iwacu. Nari maze amezi 8 ntakandagira iwacu. Si yari menshi ra? Mushumba ntiyari menshi? Nari maze amezi 8 ntakandagira iwacu. Nari narahavuye mu kwezi kwa mbere, twari tugeze mu kwa 8. Nari nasubira iwacu, ahubwo ndi mwivuga butumwa. Noneho rero tugiye gutaha nihuse kugira ngo ntaza kurya iminota, kuko iyo nari mfite irashize. Tugeze ku musozo baza kudusezeraho nk'itorero, barateka baratugaburira. Tugiye kugenda turasenga, baranaduhanurira, abandi tumaze gusenga ngo dutahe baraduherekeza. Tugeze ku muryango, wa mubyeyi ati garuka nkubwire. Garuka? Ndagaruka. Ati buriya natetse amateke, atariko nanze kuyaguha kuko nabonaga ari makeya, mbura uko nyazana. Amateke? Ati kandi ikintu cya mbere watubwiye ukigera inaha mu biryo ukunda nuko ukunda amateke. Ati none rero reka njya kukuzanira amateke, wese ukoremo rimwe umeshe umugisha witahe. Muheshe umugisha. Muheshe iki? Metanzi nibuka bya bindi narose, ndamubwira ni ngaho genda uyazane. Ajya mu gikoni kuyazana, naye ninjira mu cyumba kureba cya gikombe. Gahunda se zari amateke. Ninjiye mu cyumba ndeba munsi y'igitanda, cya gikombe ndakibona. Uzi ko nakibonye? Nimushimire Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho. Haleluya! Imbabazi z'Uwiteka zikora no mu gihe baherekeje abashyitsi, bagasigara bakwihereranye bitewe n'uko ari wowe bashaka. Imbabazi z'Uwiteka ntabwo zishira. Azana amateke, nzana igikombe, duhurira aho twari duhagaze. Ngifata gutya inyuma, ndaririmba amateke mana yanjye. Indirimbo ihinduka amateke. Ndamubwira ni ngaho ndeba mu maso, mbabarira ngo uheshe umugisha. Ati koramo rimwe gusa umeshe umugisha. Ndamubwira ni waruzi kuntunza urutoki, abakoze mu mboni y'ijisho ry'Imana. Arambwira ngo ndabizi, ngo niyo mpamvu nanze kugenda utandiriye amateke. Tagije ndamubwira ni ngaho usubiza inkota mu rwubati, ibyawe twabimenye. Murabyumvise ukuboko kw'iburyo?
cyangwa iyi nkuru nzayisubiramo? Mwabyumvise? Nzana igikombe nawe azana iki? Duhurizamo hagati. Nagiye kubona mbona amateke yibarangura hasi, mbona ivumbi, umuntu ndamubura. Amanuka hepfo mu rutoki yiruka. Uduteke ndadutoraguza ikirenge ntusubiza ku isahani njugunya haruguru y'urugo. Hanyuma cya gikombe ndakizamuka nambwira Beatrice, ngiki nakizanye. Ngiki nakizanye ati ngiki cya gikombe. Avuza induru ntiburetse kuvuza induru. Nyagasani aribuka Loti niwe watubwiye ngo umwuka wera barawujyobora ngo ntabwo ari diyari. Ndamubwira nti genda gakeya turaserebura mu kanya. Imbabazi z'Imana ziracyariho. Turi ubwoko bw'Imana, ubwoko bwatoranijwe. Gira gutya ngo ndi ubwoko bwatoranijwe. Mbabarira ubyiyumvemo. Ishanga ryera, umutambyi w'ubwami, umuntu Imana yaronse kugira ngo yamamaze ishimwe. Aka kantu gacaho umurongo ntabwo ari ukwamamaza indirimbo z'amarira, ni ukwamamaza ishimwe ry'iyaduhamagaye. 2023 mwa bwoko mwe nimwamamaza ishimwe ry'iyabahamagaye. Mwa batambyi mwe nimwamamaza ishimwe ry'iyabahamagaye. Haleluya! Nimwamamaza ishimwe ryibahamagara, nimwamamaza ishimwe ryabakuye imbere y'amateke. Nubwo waba utarayabonye, nubwo waba warayarenze, ariko nimwamamaza ishimwe ryabahamagaye. Nagira ngo dusenge Imana, tugiye gushima Imana yaturengeje imitego, iyo twabonye n'iyo tutabonye, iyo twumvise n'iyo tutumvise. Tugiye gushimira Imana. Ibyashakaga kukwica byari bihari, ibyashakaga gutuma udakorera Imana byari kuboneka, ibyari kukwambura ijambo byari kuboneka. Ariko hashimwe yaduhamagaye ikaduhamagarira kwamamaza ishimwe ryayo. Twamamaza ishimwe mu mahanga. Haleluya! Munyemerere mujye juru dusenga Imana, mujye juru dushimira Imana. Dushimira Uwiteka yuko ari mwiza. Abantu bumva bafite ibyo bashimira Imana bajye juru dushima Imana. Byari gushoboka ko useba ukamwarira i Kigali, byari gushoboka ko uhera mu bitaro, byari gushoboka ko upfa ukenyutse, byari gushoboka ko uguma mu kabari ntiwakira agakiza. Ariko tugiye kuramburira Imana amaboko tuyibwire ngo ndabyibutse. Ibuka nawe iby'Imana yagukoreye, ibuka uburozi yakurukije, ibuka amahembe yagukijije, ibuka amadeni yakwishyuriye, ibuka ibyaha yagukuyemo, ibuka imyambaro mibi yagukuyemo, ibuka isoni yagukuyeho. Byose bizirikane. Dushimira Imana, dushimira Imana, dushimira Imana, dushimira Imana, dushimira Imana. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, uri Imana yuzuye impuhwe n'urukundo, uri Imana ikiranuka muri byose. Turagushimiye kuko wabanye natwe kuva umwaka utangiye kugeza ubu turimo kuwusoza. Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo ubwo waturokoye urupfu rukomeye kandi ukaba ukomeje kuturokora, twiringiye nanone ko uzakomeza kuturokora. Komeza urema amashimwe mu mitima yacu. Wadukijije abajura, waturinze impanuka, waratwambitse onde kostayabo jele kutayi minigraria, wabaye mu ruhande rwacu, waduhagazeho. Ubugingo waraburinze, imibiri warayirinze. Tukuramburiye amaboko, turagushimiye. Ishimwe n'iribi ryawe, icyubahiro n'ikibi cyawe.
uri intwari, warakoze uri intwari, warakoze uri intwari. Haleluya. Tugushimiye indirimbo waduhaye muri uyu mwaka. Turagushimiye kuko uri mwiza kandi imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Warinze ababyeyi, warinze abapapa, warinze abasore n'abakobwa, twese waraturinze. Izina ryawe rishimwe. Turagushimiye, 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 turagushimiye. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugukomeye amashyi, tugushimira Yesu. Urakoze, urakarama. Amen. Munyemerere twongere dusenge. Numva nshaka kwingingira abantu bumva bagize ubwoba, bagatakariza Imana icyizere, abari bo basigara bahagaze. Abantu bumva baratakarije Imana icyizere muri uyu mwaka, bahuye n'ibintu bibagora, bamwe bava no mu mbabazi z'Imana, abandi bagira ubwoba, bakajya babona ibintu bibarushije imbaraga. Muhaguruke, abari muri iri teraniro muhaguruke. Twaririmbye turavuga ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Ndinginga mushumba Samson yigire hino, abaragize Imana abashyire mu maboko y'Imana no mu burinzi bw'Imana. Imana izabiyereke bundi bushya, Imana izazane gutabarwa mu buzima bwanyu. Namwe mwamamaza ishimwe igihe yabahamagaye. Wowe watewe ubwoba n'ibyo wanyuzemo, haguruka tugusengere, haguruka tugusengere, haguruka tugusengere, haguruka tugusengere. N'imivumo ikumazeho iminsi, uhaguruka umushumba gusengera.